twongeye kubasuhuza cyane inshuti namwe bakunzi mukunda ibiganiro bya Rwanda Top News RTN TV. Abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese tubahaye ikaze. Amahoro n'amahirwe wewe wakoze subscribe nawe utarayikora bigire vuba. Kola like, share na comment ureba kazogera kari ku ruhande ukoreho kugira ngo igihe cyose dukoze ikiganiro ujye ubimenya. Muri iki gihe cyaguma mu rugo n'abari muri guma mu karere mwese mube hafi ya Rwanda Top News ibagezeho amakuru agezweho ashimishije ntimugire irungu. Muri kumwe na Byiringiro Clement umwami Cyamatare. Reka tubatambagize tubazengurutse kuko turabasare mwemere tubageze ahari amakuru. Reka duhere ku nkuru yavuzwe cyane mu Rwanda, yavuzwe mu binyamakuru bitandukanye ndetse yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru ibabaje cyane, abantu benshi bavuze baravugishwa, abandi baravuga bati nugutwika bya bindi bigezweho by'iki gihe, ariko Rwanda Top News yakurikiranye amakuru isanga n'ibintu byabayeho bya nyabyo. Gabiro Guitar yakoze impanuka. Umuririmbyi Gabiro Gilbert bakunda kwita Gabiro Guitar uri mu banyempano b'abanyarwanda yakoze impanuka y'imodoka, Imana ikinga ukuboko. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki 26 Nyakanga 2021 yabereye Nyamirambo aho bakunda kwita kuri 40. Iyi modoka yarenze umuhanda ishaka kwinjira mu rugo rw'umuntu utuye aho ngaho w'umuturage. Uyu muhungu Gabiro Guitar yari kumwe na DJ Theo ndetse na producer Nesbit berekeza kuri studio. Uyu mu DJ warokotse impanuka abantu benshi bamuzi ku izina rya DJ Theo. Ni umunyamuziki ukomeye cyane mu Rwanda, yagiye agaragara mu bitaramo bitandukanye mu Rwanda, muri East Africa no muri Afrika yose muri rusange. DJ Theo ni umwe mu basore bafite impano itangaza benshi cyane cyane abakunda umuziki. Niyo mpamvu yagiye atsindira amasoko akomeye cyane kugira ngo acurange avanga umuziki mu birori no mu bitaramo bikomeye cyane mu Rwanda. Muri impanuka kandi bari kumwe na producer Nesbit, nawe ni umusore umaze kubaka izina mu Rwanda. Abantu benshi cyane bemeza ko afite impano yo gutunganya neza umuziki kubera ko yanabyize ku Nyundo. Uyu musore kandi yakoze indirimbo zimaze kubaka izina, zimaze no kugafata cyane mu Rwanda no muri East Africa ndetse na Afrika yose muri rusange. Rwanda Top News ari nayo mu magambo ahinnye twita RTN TV yaganiriye n'umwe mu bantu ba hafi ya Gabiro Guitar. Yatubwiye ko aba bose bari muri iyi modoka yakoze impanuka bese bashaka ko bajya kwa muganga kuko bari bafite ibikomere. Yatubwiye ati bahise bashaka uko bajyanwa kwa muganga, bose bakomeretse ariko ntabwo bavunitse. Gabiro Guitar yamenyekanye cyane mu ndirimbo Kakadense Carolina yakoranye na Dream Boys, byakubera umusonga, Special Dore Mifaso n'izindi. Mu minsi ishize yasohoye icyarimwe indirimbo 3 ziri ku episode yise Criminal Love. Iriho indirimbo yise Igikwe ahuriyemo na Konfi inakunzwe cyane muri iki gihe kuko imaze kurebwa n'abasaga 500 kuri YouTube channel. Gabiro Guitar yiteguye umwaka utaha gusohora album. Rwanda Top News sijya gushaka DJ Theo aharimo kwivuriza kugira ngo atuganirize, atubwira ko arimo gushimira Imana cyane kubera ko yakinze ukuboko muri impanuka barimo. Avuga kandi ko atari ubwa mbere Imana imukijije kuko no mu minsi yashize moto yamutuye hasi akora impanuka ikomeye cyane, kuko uyu musore akunda moto cyane zino nini zimeze nk'iz'abapolisi. Akunda kandi imodoka z'Abanyamerika bita Cadillac. Arashima cyane, ashima Rurema kagihumeka umwuka w'abazima. Rwanda Top News yafashe urugendo yerekeza aho Theo arwariye kugira ngo imuganirize, atubwire ukameze ukamerewe ndetse atubwire nuko byagenze. DJ Theo yavuze ko ashimira Imana cyane kubera ko yamurinze impanuka kandi ntabwo ari ubwa mbere imurinze. Mu minsi yashize yatubwiye ko yakoze impanuka ya moto ikomeye cyane Imana igakinga ukuboko.
yavuze ko ashimira Imana Rurema rugira ikomeje kumuba hafi muri iyi minsi akaba agihumeka umwuka w'abazima. Uyu musore DJ Theo ni umusore ukunda umuziki cyane, uzi kuvanga imiziki, agakunda moto zino nini zimeze nk'iz'abapolisi kandi agakunda n'imodoka nziza cyane z'inyamerika bita Cadillac. Iyi ni Rwanda Top News RTN TV. We wakoze subscribe ngusabi umugisha, nawe utarayikora dushigikire ukoreho. Mwibuke gukora like, share na comment, mwibuke akazogera kari ku ruhande mukoreho igihe cyose dukoze ibiganiro byiza cyane, amakuru ashyushye mujye muhita mubimenya. Dufite filime na komedi nziza cyane kandi zijyanye n'igihe, byose nta handi mwabisanga ni kuri RTN TV. Mwari kumwe na Byiringiro Clement umwami Cyamatare, naho butaha mu bindi biganiro. Ciao ciao.